Yesu ashimwe bene data, muraho neza, nongeye kubahereza ikaze mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Reka dutangire dusenga. Mana yacu, Mana y'urukundo, tunejejwe n'amahirwe yongeye kuduhereza n'ubuntu wongeye kutugirira bwo kugira ngo twumve ijambo ryawe. Nyemerera Mwuka wawe wera yende ku bya data maze abiduheshe, aduhishurire icyo watugeneye binyuze mu ijambo ryawe. Ubutumwa burimo kandi anatubashishe kubushyira mu ngiro nk'uko Imana yacu yabitwoherereje. Nawe nuganze muri twe, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Uyu ni umunsi wa gatanu w'icyumweru. Muri iki cyumweru turimo tuganira ijambo ry'Imana. Dufite intego yo kuba inshuti y'Imana, kuba inshuti y'Imana. Kandi ndizera ko bitari bugarukire muri iki cyumweru gusa, ahubwo biraza kutubera iby'ubuzima bwose, tuba inshuti y'Imana muri byose. Uyu munsi rero turasoma ijambo ry'Imana dusanga muri Zaburi ya 91, turasoma umurongo wa 14 n'uwa 15. Handitse ngo kuko yankunze akaramata, nicyo nzamukiriza, nzamushyira hejuru kuko yamenye izina ryanjye. Azanyambaza nanjye mwitabe, nzabana nawe mu makuba no mu byago, nzamukiza muhe icyubahiro. Imana ashitugirire neza. Ubwo nasomaga rino jambo ryanryoheye cyane, nsanzwe ndisoma, ariko uyu munsi ryaryoheye cyane. Munyemerere nongere ndasubiremo. Handitse ngo kuko yankunze akaramata, nicyo nzamukiriza, nzamushyira hejuru kuko yamenye izina ryanjye. Azanyambaza nanjye mwitabe, nzabana nawe mu makuba no mu byago, nzamukiza muhe icyubahiro. Imana ashitugirire neza. Bene data, Imana yacu irakunditse. Mu isi, mu buzima busanzwe, ushobora gukunda umuntu rwose ntanabyiteho, ukamwereka urukundo, ukamuba hafi, ukamwitaho, ukamusengera, mbese ukamwereka urukundo mu buryo bwose, ariko ukabona we ntabwo abyitayeho, ntanabishaka, nta nubwo binamufasheho. Bibaho rwose, ibyo bibaho cyane cyane iyo ari umuntu nyine ukurusha icyubahiro, uri hejuru yawe. Kugira ngo umukunde, abyiyumvemo, aha agaciro urukundo uri kumwereka, biragora. Ariko Imana yacu iratangaje, ntabwo imeze gutyo. Ni data wa twese mwiza n'umuremyi wacu twese, ari hejuru ya byose, ariko arakunditse cyane. Iyo umukunze nawe aragukunda. Mu busanzwe Imana ni urukundo, Imana ikunda abantu bose, ibintu byose ikoze ibikora mu rukundo. Iyo uvuze Imana nyine humvikana urukundo. Imana ni urukundo, uko ivuga mu rukundo, ibikorwa byayo ni urukundo, imyanzuro ifata ni urukundo, imigambi yayo ni urukundo, ubushake bwayo ni urukundo, ibintu byose by'Imana ni urukundo. Imana yuzuye urukundo, Imana ni urukundo muri byose. Urwo rukundo rwayo rero ni rwinshi cyane, ku buryo ibasha no kugira urukundo ihereza abantu batayikunda, abantu bayanga, bayivuga nabi. Harimo n'abantu batura bakavuga yuko Imana itanabaho, batanayikunda, batanashaka no kuyumva. Ariko ikintu gitangaje, abo nabo Imana irabakunda. Igipfumba turi igipfunsi cyayo, igahaza kwifuza kw'ibyaremwe byose. N'ibyo bafite niyo yabibahaye, ni nayo yabarinze, ni nayo ikomeje kubarinda. Ibereka urukundo rwayo buri munsi, ihora ibereka urukundo ngo hari bahindukire. Ndimo nivugira ukuntu Imana igira urukundo rwinshi, ikunda abantu, uretse n'abantu n'ibyaremwe byose Imana irabikunda. Noneho rero tekereza urwo rukundo Imana ifite, iyo bigeze ku bantu noneho bayikunda, bo biba akarusho. Urumva ntibibasha kugira urukundo ihereza n'abantu batayikunda, noneho uyikunda we bigenda biti, iramukunda, ikamukunda muri bwa buryo rusange, ariko igashyiraho n'akarusho, ikamuhundagazaho urukundo rwayo. Igeze ivugira ikintu cyiza, iravuga ngo nkunda abankunda, kandi abanshakana umwite bazambana. Imana irakunditse cyane, Imana igira urukundo rwinshi. Abantu bo rwose mu by'isi ushobora kubakunda ntibanabyiteho, ariko Imana yo nuyikunda izabyitaho. Imana ashitugirire neza. Hari isezerano rero yahaye abantu bayikunda, ngo uwo muntu wankunze nankunda akaramata, ngo nzanamukiza. Bibiliya y'Icyongereza yo hari amaverisiyo nagiye nsoma agiye atandukanye, yagiye ikoresha kumukiza, yavuze ni nko kumurokora,
Imana yacu tugirire neza. Ni nko kurokora uwo muntu naramuka agiye mu bintu by'amage ngo akanyambaza, nzaza murokore mbimukuremo. Imana yacu tugirire neza, ngo nzaza mutabare. Imana itugirire neza. Havuga ikintu gikomeye ngo ni nko kumucungura. Bagiye bakoresha mu yandi maversion biblique y'icyongereza, bajya bakoresha amagambo afite uburemere kurenza iri ngiri ngo nzamukiza. Imana yacu tugirire neza. 15 arabangira aravuga ngo azanyambaza nanjye mwitabe. Imana itugirire neza. Mu isi ushobora guhamagara umuntu umukeneye ariko ntakwitabe, ariko Imana yo ni promesse, n'isezerano yatanze. Uwo muntu nkunda nampamagara nzamwitaba, nibiba nijoro, nibiba ku manywa, nibiba igihe icyo ari cyo cyose nampamagara. Nampamagara akiri mutoya, nampamagara ari umujene, nampamagara amaze gukura ari igikwerere, nampamagara ashaje, nzajya mwitaba igihe cyose. Telefone y'Imana, niba ari telefone, niba aravuga telefone kugira ngo tubyumve, Imana ihora yiteguye kwitaba abantu bayikunda. Imana itugirire neza. Ndetse n'amakuba n'ibyago n'ibiza, Imana izabana natwe. Imana itugirire neza. Nukunda rero Imana uyikunde akaramata, uko birimo inyungu nyinshi cyane. Mbese urukundo rwawe ntirukagarukire gusa mu kuba wishimye ngo ntubabara. Urukundo rwawe nayo ruhite rucogora. Ngo mukundane muri mu bihe byiza, ibyago n'ibiza ngo mutandukane. Cyumvishe ko navuze ngo no mu makuba no mu byago nabwo nzakomeza mubere inshuti, nzakomeza tubane. Amakuba n'ibyago ni ibintu biri normale ku isi, n'ibihe bibi, ariko uramenye uzakomeza uyikunde kuko izakubera inshuti nziza. Wifurije gukunda Imana kandi ukayikunda akaramata, kuko nayo izabana nawe muri byose byiza. Urakoze cyane. Yesu aguhereze umugisha.